waba wibaza uko wafungura PayPal cyangwa warafunguye account ya rusanga ufite konti ya PayPal ariko ukaba utarihuje na konti ya banke cyangwa se warabigerageje bikanga, muri make ukaba ufite amakuru make muri iyi video ni yawe niwe nayiteguriye. Hanyuma nawe ugiye kuyimenya ibya PayPal aka kanya, menya ko ngiye kugufasha kuyifungura neza intambwe ku yindi, cyangwa se ni warayifunguka ukayifungura nabi, iyi niyo video nyirizina igiye gukwereka uburyo uyifungura neza 100%. Ntugire ikibazo, ngwino nkwereke uko bikorwa neza kandi byemewe 100% aka kanya. Kandi like kuri iyi video, ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ikiganiro mu bambe, urebe ko wakanze kunzogera ndetse n'ino video uyihereze like. Gusa mu nyuma uze gusiga comment yawe utubwire igitekerezo cyangwa se cya video utawe kwagukorera. Mu ndaza gusiga nomero zanjye za telefone, uze kumpamagara nugira ikibazo ndaza kugufasha. Kandi igihugu cyose waba urimo, uburi umurundi, umugande cyangwa se igihugu cyose waba uherereye, don't worry, iyi video ni yawe. Kadutangiye. Noneho kugira ngo tujyane neza intambwe ku yindi, ugiye gufata telefone yawe nurangiza ujye muri Google Chrome. Ugiye kujya muri Google Chrome mbere na mbere. Ngwino ufungure Google Chrome. Noneho ikintu cya mbere tugiye kubanza gukora mbere ko dutangiye ibindi byari byose, uraza ubanza ukanda hano hantu kuri utuntu dutatu urubuze gukanda kugira ngo tuze kujyana. Noneho umanuke hasi gato, gusa nago okay, banza usacinge ijambo ngiye kubona kwereka. Banza usacinge ngo PayPal. Gutya uri kureba muri screen yawe, sibyo? PayPal. Gutya nurangiza ushiremo slash cyangwa se akarongo kaberamye cyangwa se ushiremo umwanya, nabwo nta kibazo, wandike Rwanda. Nurangiza ukore search. Numara gukora search urahita noneho ukande hano gutya witwa tudomo dutatu kuri Google Chrome yawe. Ukande kuri Chrome yawe, ukande hara ku tudomo dutatu. Numara kuhakanda uraza kuhita umanuka gakeya nanone, gutya uri kumanuka uraza kuhita ubona handitse ngo desktop site. Hano gutya uhakande. Numara kuhakanda uraza kuhita ukanda kuri kano kantu kaka box, ugakandemo cyumwe gukandamo kugira ngo ize kuhita imera nka computer kugira tuze kuba twajyana intambwe ku yindi, sibyo? Kugira ngo bazi kuba twajyana. Ushatse wayihengeka, ushaka kuba rotatinga cyangwa se ukazajya zoominga, uzajya wisaba kuzoominga kugira ngo bize kuba bimeze neza. Urabona yuko ahantu ugiye witukanda kugira ngo tugeze kujyana neza 100%. Reka noneho tujyane, reka dutangire kubikora. Okay, ubwo noneho twagiye, none reka dutangire. Ngiye nko kuri kubibona uri kutubona handitse ngo PayPal Rwanda. Ndiyo muri kubona uzajya ugenda uzoominga kugira ngo tugendane neza. Nurangiza uze uhakande, sibyo? Ugiye kwita uze ukande hano kuri hano wanditse ngo PayPal Rwanda simple and safe way. Urahakande, unkurikire neza akantu ku kandi, sibyo? Utegereze gato unkurikire. Hanyuma utegereze gato bibashe kuba byarodinga, umwereka ukuntu tugiye kuba twabigenzamo. Hanyuma uraza bagiye guhita icyo bita security clearance cyangwa se kugira barebe ko niba tutari robo. Ubwo nahanga bagiye kuduhereza, uraza ukande kano kantu uzuminga ukakande neza, tukandamo gutya karizengurutsa. Nikamara kwizengurutsa za kuduhereza ibintu bimeze gutya. Baduhaye ijambo ryitwa ngo ni crosswalk. Crosswalk ni iki? Crosswalk ni za zebra crossing, za zindi tugenderaho mu muhanda turi kugenda cyangwa se abanyamaguru bambukiraho. Ugura selecting buri foto ahantu hari za zebra, si ngo baduhereze ngo ibisa, nawe ushobora guhereza ibyawe bitandukanye n'ibyanjye. Wowe icyo usabwa ni uko ugomba gusoma hano rino jambo. Hanyuma wabona nta bindi bisigayemo, ukahita ukanda kuri verify. Kambizaminge neza, ukande kuri verify, dore ngibi uhita ukandaho. Mura gukandaho kahita kiviva, ni kivivura nta kindi gikora, byo biri loadinga automatic. None bahita tugeza hano, bagiye kutubwira ngo dukore sign up. Giye kuri icyo bita sign up free nkuko babiduhaye hano. Ushobora gukanda ngane wagureze kano kantu ngo yes cookies, kano ngaka kanditse ngo yes cookies uhakande. Hanyuma duhereza options zimeze gutya. Natubwira ati ngo sign up for cyangwa se ngo sign up for free, urakanda hano cyangwa se makimwe ukawana kanda naha, byose ni kimwe hara mu nguni. Ariko niba guhereza hano ukandemo hano hagati, niba taguhereza uze ukandara ku ruhande. Okay, ikintu cyambere bagiye kuduhereza ni iki? Bagiye ko baduhereza ati dushyiremo email yacu, tugiye gukoresha email yacu. Tugiye gukoresha iyi email rero, urashyiramo email utigeze ukoresha kuri account yawe nimwe cyangwa se n'inshuro nimwe. Ariko niba ufite warusanzwe ufite account ya PayPal, ntugire ikibazo. Ukaba urusanzwe uzi password yayo cyangwa se ni waranayibagiwe utayibuka, ushaka kuba wafungura indi ugafungura indi email. Okay, urabona je ni email yanjye ndahita nyishyiramo gutya, ndahita nyisainingamo gutya, nyishyiremo gutya kakanya. Iyi niyo email yanjye. Numara kuyishyiramo urahita ukanda kuri next. Hari n'igihe bashaka kuguhereza hejuru gutya, hejuru nko kwa kundi kwete ugakandaho, cyangwa se yishyiremo. Numara kuyishyiramo ukande kuri next hano, ukande next.
then numara gukanda next urakubaza icyo abantu bari kubaze bwa mbere uhita ushyira bagobaza ese ushaka gushyiramo nomero ya telefone ugomba kuyishyiramo ni ngombwa shyiramo 7 yaba ya Tigo yaba yateye birakunda nomero yanjye ni iyi nomero yanjye okay ukande numara kuyishyiramo neza wayemeje uhite uzukande hano gutya bitukanda hano kuri next bitukanda next icyo usabwa ni kimwe uhita ukanda next kugira ngo babashe ko bafata account yawe bayihuze na namba yawe ya telefone ibyo bivuze ko byakorohera mu buryo mwese cyangwa ubundi kugira nyine ibyo byose bihuje neza ku murongo hanyuma ukintu ahita ukora ahita ukanda kuri next ituguze ukande next numara gushyiramo nomero yawe ya telefone neza wamaze kureba ko kuko wamaze kuyishyira mu ukanda kuri next no ukanda next utegereze okay beta koreza agakode uri buze kwakira kuri telefone yawe kugira ngo babashe kumenya se koko ino nomero ni yawe kugira babashe kuyiconfirming urabona yuko miseni nakira agakode hano hejuru ka PayPal nakira agakode hano hejuru kuri telefone yanjye mite ngashyira mu gakode rero tugakopiya nakandika ku gapapuro ku ruhande cyangwa se ugakopiye wandike nomero 0 ngeyo niba maye kandi nomero ntuzagire kano gakode ntuzagire undi muntu ukereka ugashyiremo neza witonze okay numara gwashyiramo bahita byikonfaminga ako kanya bahita byikonfaminga bahita uvuga ati ugiye gushyiramo password please on here ahangaha niho ruzingiye hari abantu mujye mwibagirwa account yanyu mukibagirwa password zanyu ariko ni gutuntu umuntu yibagirwa password y'ubutumwa ufata agapapuro cyangwa se ku musozi w'ino video ndagushyira akantu uzajya ubika ama password yawe cyangwa se ibintu byawe byose ama email ama nomero n'uburyo bigenza ugiye gushyiramo password uyandike neza sibyo wandike password uzajya uhora ukoresha wandike password uzajya uhora ukoresha sibyo uyandike neza dore ibintu rero bibiri buze ko wakenera ugomba gushyiramo byibura characters zigera ku munani cyangwa se ni nk'imigemo cyangwa se imibare y'inyuguti ingana n'8 kuzamura dore rero ikindi kintu ugomba kumenya neza ko wasizemo inyuguti harimo imibare ndetse n'utumenyetso utumenyetso ni nk'utuhe utumenyetso akabazo cyangwa se akadomo ibyo ngigirize ko bibaye clear nk'uko uri kureba muri screen rwo n'urugero rwa password naba naguhaye ushaka kuhakoresha ushaka guhedanyiza nk'izina ryawe inyuguti ya mbere kwegera inyuguti nkuru ukatishyiramo nomero ya telefone ukahitongera ugashyira mu izina ryawe wenda rya kabiri cyangwa se rya mbere wakoresheje ugahita ukanda hano next ubwo icyo gihe byabaye icyatsi hose biba byagize ute biba byakunze ukande next tegereze noneho nabagoreza kano kantu kanditseho save ushaka ugasavinga cyangwa ugakanda never yego hanyuma noneho hano bagiye gudaza icyo bita nationality cyangwa se nationality n'ubati ubwene gihugu bwawe nimba uri umurundi wowe uraza kwandikamo Burundi sibyo ntugire ikibazo ushaka kwandika niba ari uri umurundi uraza kumanuka kugeza ugeze kuri Burundi biri hejuru Burundi nabwo bubamo yes bubamo rwose nimba uri murundi uzaza guhita ubibonamo yego twagiye first name izina rya mbere cyangwa amazina yawe bwite as your real names right nakiramo izina ryawe rya nyaryo washyiremo sibyo ushyiremo izina ryawe rya nyaryo mu nyuguti nkuru nk'uko byanditse ku ndagama middle name niba ufite izina ryo hagati urishyiremo niba ntaryo uryihorere last name sibyo urishyiremo last name inyuguti ya mbere aba ari inyuguti nkuru ibindi ari inyuguti ntoya okay ushyiremo then nurangiza ushyiremo date of birth itariki n'amavuko wavukiye ikintu cya mbere ubushyiremo ahambere ni umunsi cyangwa se itariki ngewe ni urashyiramo ibyanyabyo ngewe ni 12 wahita hakurikiramo ukwezi kwa kangahe kwa 9 ushyiremo urabanza 0 uhita ushyiramo 0 9 ubwo ni ukwezi uhita ushyiramo igihe wavukiye sibyo tushyiramo igihe wavukiye hanyuma nurangiza uhita ukanda kuri next ugikanda next ako kanya uhita ukanda next icyo gihe uraza guhita bikunda sibyo sorry gato ubwo nibeshye gatoya okay niyo mara loading noneho bagiye kuduhereza icyo bita ngo address line 1 na address line 2 uraza ukande kuri kano kantu ugiye gushyiraho address line 1
noneho hari uburyo ushobora kwadingamo as manual cyangwa se ukabitapinga ukabona result. Ugiye kujya utapinga niba ari kwa kundi niba ari keke nge ni keke 18 nushaka gushyiramo n'ibyanjye nabyo nta kibazo n'ubundi it doesn't matter ushyiremo ibyo ari byo byose. Keke 18 niba ariyo n'umuntu ushaka gushyiramo ugahita bakwereka ushyiramo niba ugereranye nk'icyapa cyegera iwanyu kuri ya street ubona nge ushaka gushyiramo nge ni keke 18 nge niyo nkoresha. Hanyuma line 2 ni kwa kundi bavuga ati ngo ni 720 ushyiremo gutya nurangiza gutya uhita ukanda kuri confirm. Hano handitse ngo I confirm kuri kano kantu ka televiziyo ugatikingemo iyo hano ni wandikamo AV nge ni AV 720 ukakande nushaka gushyiramo ibyo byanjye it's okay it's fine right. Uhita ukanda kuri agree kandi kuri agree ukakande okay. Nimara kuwakanda baraza guhereza ibintu bibiri ngo what's next ngo niki gikurikira. Baraguhereza ati ngo niki gikurikira ngo ushaka kohereza umuntu cyangwa se kohereza bati ngo send back or send money to friend family cyangwa se spread through check out millionaires. Ukanda hano gutya cyanditse ngo send money uri buze gukanda niyo account iri buze kuwakanda. No kuwakanda gutya iyo ufite account cyangwa se iyo ufite konti ya bank akakanya uhita ubihuza direct icyarimwe uhita ubihuza akakanya ugahita bihura sibyo. Ariko nimba udabifite none ntugire ikibazo uraza gukanda handitse ngo not now dore ngaka ko munsi ukande kuri not now nimba utayifite none reka account turaza kuyihuza nyuma yo guhuza account turabihuza nyuma. Ubona yuko account isifunguka ubu ngubu byanarangiye nuko nguko bayifungura uti uca mu bintu byinshi turi uca mu mananiza n'ibintu byinshi ngo byadanje birenze. Hanyuma duvuga ati ngo send payment to hanga bati ngo ushaka gushyiramo username ugiye gukora username gihanye ni profit nk'ibisanzwe profit 250 uyishyiramo niba ari username wenda cyangwa se nk'ari nk'umuntu ugiye nko kohereza uko wamushyiramo ukabasha kuyibona uwari wese nyine ukamushyiramo bahita mubona niba ari nk'umuntu ugiye kohereza amafaranga niba ari umuntu runaka ya ni ibintu bisanzwe ni ibintu bibaho sibyo. Okay nuko nguko rero hanyuma ushyiramo username cyangwa se nomero ya phone. Izi nizo nomero zanjye noneho kanzibahereze dore izo ngizo nizo nomero zanjye nubisaka urazandikamo ushaka kugira ute ukazandikamo uraza kuzisavinga uraza kuzisavinga. None iyo ngiyi wabisoje nta kintu cyo gisigaye tugiye kuza dukandanditse ngo home. Tugiye kuza kuri home tubanze twareba ngo account yamaze kuba yafunguka already. Ngo twamaze kuba twafungura account. Noneho ikindi kintu niba account tumaze kuyifungura iyo maze kuyifungura nta kintu cyo gisigaye usibye kuba wagira ute wakora wawuza konti yawe. Ariko urebe nino jambo rimo tugwaye bagati ngo submit information access your fund ngo to continue having your fund. Urobo bati ushaka gukanda ngaho urahita ukanda ano magambo y'umutuku n'aguhereza kugira ngo tujye kuri dashboard ubundi nyirizina. Hanga bavuga ati ushaka kwa uploadinga your photo ID cyangwa se uploadinga ifoto yawe. Dore ibya mbere account itari yuzuza ntabwo wakoresha PayPal kohereza amafaranga kubikuza usibye kohereza usibye kwakira amafaranga wayakira uko ubungu wakakira amafaranga umuntu yakohereza amafaranga gusa bakeneye ibindi bintu kugira ngo byose byuzure. Ubwo ushaka waza uka-uploadinga ifoto yawe nk'aka ngaka ugakanda hano handitse ngo dissolve ukaza hanga kwahita uka-uploadinga hano handitse ngo drag or urashyiramo document urashyiraho ubuhe bwoko bwa document. Tugiye gushyiramo national ID uraza ushyiremo hano national ID niba ariyo ugiye gukoresha niba ari passport urumva ni zimwe bamwe bakora urugendo uzukanda hano handitse ngo national ID niba ari ugiye gukoresha wikandeho dore ngiyi sore bino bintu uraza ukande kuri national ID wikandeho. Muri kuyikanda ugiye kuhita udraginga ifoto yawe ugiye kuzana handitse ngo drag photo wikandeho gutya bahita kuzana mu byumba bya telefone yawe urakuzana mu byumba bya phone yawe kugira ngo bahite babona ID yawe. Uraza gufotora indangamuntu yawe igice cy'imbere icy'imbere kimwe kiba kiri isura uraza ukanda handitse browser files ukanda kuri browser files uhakande bahita kuzana mu mafoto yawe uhitemo ifoto ushaka gukoresha
ifoto y'indangamuntu yawe niyo uyitamo, numara kuyitamo uhita ukanda open ihita ijyamo, numara kujyamo uhita ukanda handitse ngo submit, uhita ukanda kuri submit. Ubwo ibintu byawe birabibaye, ugura wamaze kuba wabikora, sibyo? Njye ntabwo ngira indangamuntu yanjye kuko njye nsanga mfite PayPal account iri verified. Ubwo tujyemo, ubwo numara kubikora utundi tuntu turete twisavinga nako duse icyatsi, uze turi hano kuri activity, witongera uzigaruka hano kuri activity, ugaruka hano kuri activity. Ubwo bira niyo mumaze kuba wabisoza, tuze kuri activity, unagerageza ukande kuri activity. None ukanda kuri activity nka transaction, hano niho urebera ama transaction y'ibintu byose wakoze, niho birebera. None ugiye kuza kuri wallet duhoze account yacu na bank. Usabwe ikiro mu guhuza account yawe na bank. Niki kintu cya mbere gisabwa kugira ngo ubuze bank yawe na PayPal? Niki gisabwa? Ikintu cya mbere uzasabwa ni iki? Ikintu cya mbere uzasabwa uzaza ukanda hano kuri link, uvuga ati uzakenera konti ya banki yo muri Beka, cyangwa se Beka niyo uzakenera ariko nayo iri international. Uzakenera bank account iri international nk'ibisanzwe nyine, cyangwa se icyo bita visa card nyine iri international, niyo iba ikenewe, niyo ikoreshwa. Iyo utayifite ntabwo bayemera. Mbere Equity barayemeraga ariko ntabwo igikunda. Uraza ukanda hano kuri link, tuyilinkinge. Nimba uyifite ariko turabanza tuyilinkinge, ariko ugomba kumenya neza ese ufite konti yawe ya bank iri international. Ndi kintu cya mbere ugomba kumenya. Nimba itari international, uzagenda ku cyicaro bagufungurira account, uzagenda witwaje amafaranga inote y'ibihumbi 10. Ntugire ikibazo, ibyo 10 ntabwo bazabitwara, ahubwo n'ubundi zabiri kuri konti yawe. Nushaka uzongera ibikureho ubyisubize mu ntoki, ntugire ikibazo rwose. Ko njya gufungura nka Equity ngiye bansabye amafaranga nyashiraho, urongera ndayabikuza yameza mu ntoki, ntugire ikibazo rwose. No kwiyandikisha nyine gusa, iyo ushaka n'ikarita uyishyira 5,000. Kuyishaka kuri konti ni nomero bisanzwe, kuko no kuri telefone buryo wafungura konti bigakunda. Nuko nguko rero. Ubwo rero nimugira ikibazo, ubwo rero nimba umuntu uzarangiza kuba yafungura konti yiwe ya banki, namara kuyifungura afite visa card international cyangwa se Beka international, azahitamo amagara kuri izo nomero iri kure muri screen, hanyuma umufasha kuba nayihuza na PayPal yiwe. Hari abantu mukoresha TikTok cyangwa se mwifuza kuba mwabikuza amafaranga, mwakora amafaranga kuri TikTok, uzakenera PayPal ni itegeko. Uzakenera PayPal mu gihe batarangira mu bundi buryo. Rero bisobanuye ko iyi video nawe yari uyikeneye. Ugize ikibazo byandika hasi muri comment. Ndagushimiye ku bino video warebye. Jabless, ndagushimiye.